So guys ibihe byiza cyane rero kuri mwe mwese kandi mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Iyi nano akaba ari umwami w'umwana official, of course njye nkaba ndi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys, ni ukuvuga ngo rero niba utarakanda subscribe ndakwinginze reba aho hepfo hano handitse subscribe kugira ngo uyikande kugira ngo tujye tubasha kujya tubana bya buri munsi. So guys, hari abantu benshi mutamenye ikintu Harmonize, ikintu Bruce Melody yabwiye Harmonize, ubwo Harmonize yari Nyamirambo arimo anyanyagiza amafaranga. Bruce Melody rero yatangaje yuko atishimiye kubona Harmonize ajugunyira abantu amafaranga, ahubwo aheruka ubwo nyine Harmonize aherukaga Kigali ndetse amusaba kutazongera gukora igikorwa nk'icyo ngicyo igihe icyo ari cyo cyose ari mu Rwanda. Ibyo ngicyo ni ikiganiro yagiriye muri MI Empire babimubaje. Uyu muhanzi rero yagarutse kuri ibi ngibi nyuma y'ubutumwa aherutse gutangazwa n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitseri. Yes, ni umuvugizi w'icyaha wa RIB, ni RIB harya, yego niwo bitangaje nyine watangaje ibyo bintu. Bruce Melody yabigarutse ubwo ari mu kiganiro na MI Empire, wavuze yuko ibikorwa byo kujugunyira abantu amafaranga no gukina ku birango by'igihugu bidakwiriye kandi ari bigeza nyine ni ibigeza cyaha, nyine ni icyaha tu. Bruce Melody ubwo rero nababwiraga ubwo yari ari mu kiganiro MIA Empire yagarutse kuri iyi ngingo, avuga yuko atigeze yishimira kubona Harmonize wari wamusuye ajugunyira abantu amafaranga. Ubwo rero yaravuye mu modoka agiye kugura umwenda wo kwambara. Uyu muhanzi yemeje yuko igikorwa nk'iki ngiki kiba kirimo agasuzuguro kiba kirimo agasuzuguro no kutubaha amafaranga y'igihugu cyangwa se abantu uba washatse guha amafaranga. Ati mba mbona rero umwana kwa kundi Melody aba yivugira nyine, turi mwana turamba mbona ari no gutesha agaciro amafaranga y'igihugu wangu. Ati hari ukuntu imyidagaduro y'u Rwanda idatandukanye n'iyo mu bindi bihugu, habayemo urujijo ndetse twageze ahantu aravuga ati hagarara. Ngewe rero nise magarara mani, kiriya kiganiro muzakiri kwa MIA Empire cyaransekeje byatanye. Melody man n'abahutu, Melody n'agasanzwe sinababwiye hari ikintu The Ben yakoreye Melody, ariyo mpamvu Melody amwanga. Muze kureba icyo kiganiro nacya uploadinze, kiriho cyamaze kugera kuri YouTube, yego. So navuga yuko rero imyidagaduro yo mu Rwanda rero ntabwo itandukanye cyane n'iyo mu bindi bihugu. Habayeho urujijo, twageze ahantu aravuga uti ngewe hagarara njye kugura umwembe. Ndamubwira nti reka twoherezeyo undi muntu, twoherezeyo mubi cyane, harabyanga ahitamo kujya kuwigurira. Icyabaye rero nuko nagiye kumva numva abantu bari buriye imodoka batangiye gusakuza. Ndamubwira ati ibyo bintu ukoze baratuta mu musa. Nanjye byanteye ubwoba. Ibintu rero yakoze ntabwo navuga yuko ari ibintu byari byoroshye, ntabwo nashoboraga gutinyuka kubikora n'umunsi wari umwe, ahubwo ni umuntu wese wavukiye mu Rwanda ntabwo yakora igikorwa nk'icyo cyo kuba yafata amafaranga akayanyanyagiza. Yes, umuntu wese wavukiye mu Rwanda ntashobora gukora ikintu nk'icyo ngicyo rwose, yego.
igikorwa nka kiriya rero yavuze yuko Harmonize ntabyo yari azi, gusa yarabimubwiye uti man ibi ngibi byanagufungisha. Bruce Melody yihanganishije Harmonize amusaba kutazongera kujugunyira abantu amafaranga nka kuriya. Yakomeje bivuga yuko rero ubwo yari amaze kubikora naramugaruye ndamwigisha mubwira yuko atemerewe kongera gukora, ndetse nawe arabyumva. Icyo gihe rero polisi yaraduhamagaye cyangwa se polisi yarampamagaye, ndabasobanurira mbabwira yuko ari umunyamahanga ntabyo yari azi, kandi nanjye yabikoze bintunguye ntabyo nari nzi. Timumye neza yuko rero naramuka agarutse hano atazongera kubikora. Kuva ku itariki ya 23 Mutarama 2024 nibwo umunyamuziki rero wo mu gihugu cya Tanzania bamwita Rajab Abdul Kahar wamenyekanye ku izina rya Bruce Melody, nubwo yari ari i Kigali yasuye Bruce Melody ngo yamenyekanye ku izina rya Bruce Melody umva ndagase yamenyekanye ku izina rya Harmonize, nibwo rero yari i Kigali yasuye Bruce Melody. Yagiye mu mbuga bari mu Biryogo za Nyamirambo nyine tu. Icyo gihe ibi bintu byateje akavuyo kenshi, abantu bamwuzuraho biba ngombwa yuko bahamagara n'imodoka ubundi atarageraga. Man ni ukuvuga ngo yabahaye amafaranga atari inote z'ibihumbi 5, amafaranga yiganjemo inote za 5 gusa, ntihabuze nka miliyoni zingahe yagiye aba. Yes, iyo video ndakeka nubwo iracyahari, ni video yagiye ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga hose.